mami noneho ubu nibwo bibaye mami ngwino mubyeyi nje nkunda kumwita mami ariko nawe udukurikira ushobora kumwita mami Mariya Yohana wakoze gushyigikira Bianca nkubonye uje kuri red carpet ndashaka gukurikira ukuntu utambuka kuri red carpet uyu mwana w'umukobwa niki cyatumye wumva ko ugomba kumushyigikira mami ndamukunda kwanza icyo cya mbere ndamukunda ni umukobwa ufite impano ashobora kwerekana ntayiherane muri we fashion mu muco nyarwanda yahozemo ese ibi ngibi umuntu ashobora kubibona ati wenda Imana ishimwe ko tubonye mami hariya ashobora kutubwira ko tugomba gukomeza wenda kubibona fashion mu muco nyarwanda yahozemo ntabwo yahozemo kuko bambaraga ubusa kubera ko ntacyo bari bafite bambara ukamubona uko ateye uko ameze ariko nta kindi gikurikiyeho uyu munsi abari kuza hano usanga ari urubyiruko usanga ari abantu ni abanyarwanda kuko turi kuza twambaye na made in Rwanda nicyo wababwira kuri ibi ngibi ni buhe butumwa babaha kuri fashion kuri fashion niba bayikunda ni byiza ariko bamanureho gato harabona abonye biteye ubwoba harabo wabonye bituma utekereza oya ntabyo ntekereza wowe utekereza natekereza ni ibice wabonye babonye bagutangaje bambaye gute neza ariko bamenye kandi uvuze keza kandi umuntu udukurikira bakeneye kumenya ni ukumanuraho gato birumvikana ntitubone mu ngwiro z'ikibuno urakoze cyane mami nibwo bwa mbere kuri red carpet cyane nibwo bwa mbere sawa reka tukureke utambuke kuri red carpet mwakoze mami yambaye neza impanga kwa Bianca impanga introduction Neruye magiza rusengo Neruye magiza rusengo Ngonsanga nyibisabo ni mongo Wow, muje gushyigikira umukobwa Bianca muje muri Bianca Fashion Hub. Buri wese arambwira uko atekereza hariya kuri red carpet ameze gute ndetse buri wese arambwira n'impamvu yaje. Twaje kubera dukunda Bianca ni umushyitsi wacu ni umuntu mwiza byatari twasha kumushyigikira natwe nko gushyigikira abandi bahanzi muri rusange ubwo buryo nanjye najemo kubera ko akunda gushyigikira nkuko natwe badushyigikira uze kumushyigikira natwe muri niyo nshuro ya mbere kuri red carpet ni ya mbere nanjye ya mbere mwese ni ya mbere so hari imbere hari amafoto so be ready ku mafoto kandi mutambuka neza sawa umuntu baza ahita avuga ati umuco nyarwanda ariko nanone mu muco nyarwanda harimo kuberwa harimo no kwambara neza harimo no kugira isuku uyu munsi umuntu wabonye hano muramubwira iki kuri wa muco wacu bashobora kubona bariya bagiyeyo n'abantu bagakondo batahibira byose ukambara neza bakaberwa bakacana umucyo byashoboka byose kandi shose ziba zitandukanye tugomba no kujya hano sana courage umeze gute meze neza cyane ibintu n'uburyohe umva ngewe design ni yanjye ariko mpore fashion ni sawa uje gushyigikira Bianca nje gushyigikira Bianca utegereje kwambara gute bo iyi style nashatse style izagira mwebwe mwinjire naje kuri style kugira ngo iyi nta wundi kwisi niba hari undi muntu kwisi wigeza yambara mugende mujye kuri gogo muca mbega murebe nimuyibona mumushyireho muvuge muti Ndimbati wabeshye ariko mpereye kuri njyewe ntago ndayambara nabo ndubone oya uretse wowe njyewe kwisi imyaka ishize 2020 na ninjye ngenyine iyi style uhere hasi urebe hejuru uzasanga nta wundi ni yanjye ngenyine nundi none huwaza yaza ari wa kabiri nicyo ubwira abanyarwanda kuri fashion bo ikintu nabwira abanyarwanda nuko burya kuri fashion tuzi kwambara ahubwo ikiba gitegejwe ni ugutegura wakoze gutegura umusaza murakoze cyane ubuzi umwandikano witwa se w'igihe ni umwana w'umukobwa uyu munsi navuga ko watekereje igikorwa nk'iki ngiki iki gikorwa ku bwawe mu mutwe urumva ko kiraza kuba kimeze gute mbere yo kujya kuri red carpet numva ko ari umwanya mwiza cyane
wo kongera gukangura abantu bakunda ibintu byo kwambara, abantu bakunda kurimba, abantu bakunda fashion, abanyamujyi mu yandi magambo. Ntabwo ari fashion gusa, n'abantu bakunda n'ibirori. Mbere yuko njya kuri red carpet rero ndishimye cyane, ndamushyigikiye, ndifuza ko handi haza n'abandi ba Bianca benda bagera nko ku 10 kuri byibura buri mwaka tugira nk'ibi ngibi, byibura buri gihembwe. Bihembwe bine by'umwaka tukajya tugira igikorwa nk'iki ngiki, abantu bagahura bakabonana bakaganira, dore guheranwa n'agahinda. Okay. Agence yarakomeye, Imana ishimwe. Agence yarakomeye yohereza n'abakobwa hanze. Bivuze ngo n'amafaranga ari kwinjira, ariko bivuze ngo modeling mu Rwanda amafaranga n'amayeho. Urakoze cyane n'amayero. Nicyo wavuga kuri agence yawe uyu munsi, icyo wishimira abakobwa twabonye hanze bagiye gushaka ayo mayero barayazana kandi bigaragarira igihugu cyose, u Rwanda rwose, ndetse n'abakunda modeling cyangwa se fashion. Ntabwo mfite amagambo ahagije nshobora gukoresha kugira ngo ngaragaze amarangamutima cyangwa ibyishimo, kuko ntabwo bisanzwe ko umwana w'umunyarwandakazi atoranwa n'uruganda rwo kumurika imideli ku isi akaba uwa mbere. Muri batanu ba mbere tukagira uwa mbere, tukagira uwa gatanu. Mu bana 92 bavuye isi yose bakoze Paris Fashion Week, tukagira uwa mbere, uwa gatanu n'uwa munani. Ntabwo byumvikana muri top 10 ko we best models yo mu Rwanda igiramo abana batatu. Ni ikintu kidasanzwe, ni ukwerekana ko bishoboka ko umuntu wese ashobora gutangira business iyo ari yo yose mu gihe runaka ku ruhando mpuzamahanga igakomera. Utangira we best models, hari abantu benshi bavuga ngo ni bya bindi byo gushaka aba models bakora i Kigali, ariko uyu munsi umuntu ashobora gutekereza ko atari i Kigali. Wowe bitekereza iki? Ntabwo bari bazi vision yanjye, n'igihe watangiye we best models mfite icyo ngomba gukora, ntabwo bari babizi. Bibwiraga ko ari ibyahana, ariko ntabwo isoko ryanjye ryari ryo mu Rwanda. Uyu munsi rero nyuma y'umwaka 2 n'utundi tuntu, we best models bayi bukombe baraduhiga, umbu turafata amasoko direct tutarinze kujya hariya. Nibitangaza rero, ni kigaragaza ko bishoboka ko urese ashobora gukora ikintu kandi kikamutunga kikagaragarira n'isi yose. Courage muri byose bro. Murakoze cyane. Okay. Wambaye neza bro. Thank you so much. Thank you so much. I love black too. Yeah. Ariko n'utuntu turimo ni sawa bya drip. Okay, introduction. Here we go. I just wanna dance with you on the floor, love. Kuba ufite n'umugisha mvuga. Yo, it's your boy Dior Serge. Okay. Serge ni ndo akwambitse. Ni Idrissa. The vein. Yeah. Kwechi wahisemo iyi collection cyangwa niwe wahisemo aravuga ati Yeah, Idrissa niwe wamitiyemo, yarambwiye black looks good on you. Nabino arambwiye ni sawa tu. Okay. Yeah. First time kuri red carpet cyangwa? It's first time. Yeah. No, second time. Yeah. Bishimwe nje ni first time. Niki cyatumye umva kugomba gushyigikira Bianca Fashion Hub? Bianca, she's my friend, so nabonye gahunda ye ndavuga I have to attend. Kwa inshuti yanjye tu. Okay. Nice. Na uyu munsi ubona fashion turi kuritekereza, uyu munsi ubona fashion, uyu munsi dushobora kumva ko ari ibintu byacu noneho tugomba kwijoyinga. Cyane abantu barabyiyumvamo, abantu barabikunda, urabona ko abantu bose ni competition tu, abantu bose bambaye neza. Sawa bro. Courage. Thank you so much bro. TK. Yo. Okay, reka nangire ku kibazo cya mbere, ni nde wakwambitse? Alpha Boutique. Kwechi wahisemo Alpha Boutique kandi wahisemo ikanzu. Urabona njyewe ndi umuntu wiyubashye, ndi umusiramukazi, nambara ibijyanye n'imyemerere yanjye kandi n'imyaka yanjye. So Alpha Boutique bafite imyenda nk'iyi myinshi kandi myiza. So nibo basanzwe banyambika. Okay. Uyu munsi ni Bianca Fashion Hub, ni igitekerezo cya Bianca, ni igikorwa cya Bianca. Nk'umuntu umaze imyaka myinshi muri entertainment, niki cyagushimisha kuri umwana w'umukozi? Bianca ni umukozi. Ni umukozi, ni umwana w'umuhanga. Complimentary nzimuha buri munsi, we na buryohe bafite couple iryoshye, muzi imbere ko akorana buryohe. Urumva ro kuva ku bunyamakuru twese twagiye tugerageza, ngira ngo urabizi gutegura ama event. Iyo uri muri entertainment nawe ukora ikintu kimwe, ngira ngo kandi nawe nibyo ari kugerageza gukora. So ni event ya mbere, icyo namubwira nk'umuntu umuruta cyangwa se mukuru wifuza ko agera kure, Bianca courage. Urakoze cyane. For the first time kuri red carpet cyangwa nawe red carpet wayigize muri niyo ya mbere kandi twasanzwe tuzitambukaho kenshi iza masalaxi awadi n'izindi. Urakoze cyane. Yes, murakoze cyane. DJ Ira ariko uri ku mpunga irakoye cy'umpunga bimeze bite? Meze neza. Ni gake nshobora kukubona wambaye ikanzu, ni gake nshobora kukubona wambaye utu high heels, utambaye sneakers. Uyu munsi uri umwe mu ba DJ baje gufasha Bianca, show wayibonye gute?
shasho nayibone neza yiteguye neza abantu bambaye neza nyine nkuko byari twari tubyiteze. Abantu bagiye batandukana najyaga mbabaza ngo ninde wakwambitse we ninde wakwambitse cyangwa niyambitse wiyambitse nta duka wagiyemo nyine nta hantu mfite nyine nje kugurira aho ngiye ariko nayibonye kandi umurani nziza ndayigura nyine bisanzwe. wabonye abantu baje bambaye gute abo wagiye ubona batandukanye? Bambaye neza cyane kabisa barabyiteguriye. Ni ubuhe butumwa wenda waha abantu kuri iyi show ya Bianca? Ni ugutinyuka. Bianca rero tuvugana yarafite ubwoba bwinshi nyine namubwira ko ashaka kunkora ariko nyine avuga ati ni ubwa mbere ngiye kugaragaza ariko sinzi ko nzoka yisisa ariko biravye nyene uko yatinyutse kubikora antwe ibintu bimeze neza abantu baje nkuko yabivuze nyene amatike yaraheze. Murakoze cyane nitwa Mucyo Giselle nkaba nzwi ku izina rya Tanisha Ufite kubankurikirana ku mbuga nkoranyambaga niryo zina nkoresha. Uyu munsi ndagira ngo ubaze umuntu wakwambitse first of all wambaye neza kubera ko nkubonye utamenye igihugu ukomokamo niyo naba ntari umunyarwanda nabimenya ko uri umunyarwandakazi wakwambitse ninde? Cyane urakoze cyane Lucky. Umuntu wanyambitse bamwita Crema House afatanyije na mama wanjye n'ibitekerezo byanjye muri rusange. Hanyuma nk'uko tubizi uyu munsi ni isabukuru y'umusaza papa wacu Kagame Paul Kagame. So iyi tariki bayivuga njye natekereje ko nkunda fashion ariko naravuze ati byibuze fashion ariko byibuze nambara igihugu cyanjye byaba ari byiza kuko ndabikunda kuva kera. So niyo mpamvu nifuje kwambara idarapo ryacu ry'igihugu umuderi ukozwe mu idarapo ry'igihugu cyacu. Narawutekereje Crema House aramfasha n'umubyeyi wanjye muri rusange. Manager cyangwa se Alex Muyoboke ariko ubu ngubu ni Alex fashionist. Bimeze bite? Shanda Shimimana naho bayiraje by'ubiroti. Je nanjye nibwo bwa mbere banyambitse ibintu ariko nabibonye nawe ariko hinduka kamera kurebe. Ariko nabibonye. Uje muri fashion uyu munsi ubona fashion yacu ihagaze gute niki cyatumye wumva ko mu mwanya ufite ku munsi cyangwa se uyu munsi harimo gushyiramo umwanya wa Bianca Fashion Hub? Bo ikintu cyambere gishimishije nuko noneho twambaye n'ibyacu twidodera. Kera twayaga twambara iby'abazungu ukumva ngo wambaye ngo repere kavere niba ari iki ariko this time nambaye Joy Fashion Design. Nambitswe na Joy so ni ibintu byo kwishimira rero. Uyu munsi ubona wenda imyumvire yacu igomba guhinduka gute kubera ko uyu munsi bambaye Joy Fashion Design bivuze ko arashoboye kandi uraberewe n'umuntu wese arabibona kuberewe. Ubutumwa burajya kuri nde? Ubutumwa burajya kuri ubutumwa ubwa mbere burajya kuri Bianca watekereje bino bintu ubwa kabiri bujye kuri Joy Simko warubivuze kuko niba umuntu ashaka kuvuga ati hari ikirori gihari reka nkwandike bigaragara yuko bafite n'umurava ko babikora ahubwo natwe twitabire made in Rwanda iri imyenda yacu ni imyenda yaduzwe n'abana b'abanyarwanda so reka dushyigikirane kuko tuje gushyigikira Bianca at the same time je nambaye neza uko babivuze kandi ari Joyce banyambitse bumva ko ari byiza cyane. Bianca ni umwe mu bakobwa bakiri batoya umwe mu bakobwa kandi navuga muri entertainment bari kuza neza ni umwe mu bakobwa batekereje kwinjira muri fashion agategura ikintu nka Bianca Fashion Hub. Ubona wenda ari wo mwanya we nicyo cyagushimishije kuri iki gikorwa cya Bianca rero buriya Bianca muzi atangaza makuru ariko gutekereza hari ibintu dukora ibitaramo ejo twari dufite sendisco ahangaha ariko gutekereza akavuga atari ukadebe noneho b'abanyarwanda ukuntu bambaye nije harimo n'abambaye n'amadarapo y'igihugu buri muntu wese agaragaza turimo turagaragaza ibyo twe twikorera benshi rero gucanga benshi niyo wambaye urabona ko yakorewe hano ibi ni ibintu byo kwishimira rero so kuri Bianca rero agiye big up ndamushimiye cyane ko yarantumiye ngiye kureba nyine nuko abandi bambaye mbese batangazwa n'amatike basaga manager nabonye postinga kuri status yawe ko usibye batatu ariwo uzatwara igihembo. Naravuze ngo usibye Bianca nawe uriye ntabwo bandusha kwambara neza. Hub navuga ngo ni mufite ikiganiro kimwe umuvandimwe mushiki wawe niko woka ariko nanone navuga ngo musangira ngendo wacu muri industry yacu yateguye Bianca Fashion Hub. Igitekerezo wakibonye gute umaze kubona ishusho imeze gute? Ishusho iraryoshye nago nzi ko mu Rwanda abantu bakunda ibintu nk'ibi ngibi ngira ngo nawe urabibona ubwitabire kuno bumeze kuno abantu bateguye umuntu yagiye aradodesha kubera show umuntu aragenda arategura aravuga ati n'ikimenyimenyi nta kamoto nabonye gaparitse abantu bose bashatse ibyangwe bashaka no kuntu ntabwo wakoresha mani amafaranga menshi ngo icitse utaraza
So ni ibintu by'agaciro byakaranunguye ni umuntu wanjye nishimira ko yahora atera imbere kandi akora ibyiza. Iki ni igikorwa dore ko yatubwiye ko ari ingaruka mwaka. Ibi bintu bizaryoha cyane Lucky, ibintu bizaryoha cyane. Kamere ye ni kamere imeze gute? Wowe iri kumubona yagiye mu kintu ajya mu kintu ameze gute? Ni wa muntu ujya mu kintu akagishyiraho imbaraga n'umutima we wose n'ubushake, ntago ajya ategura igice. Uvuga ngo iyo yinjiye mu kintu akinjiramo wese, niba ari akazi, niba ari umunyamakuru, niba ari ikiganiro, ni ugutwika nyine, nta blague, nta kuregeza, ni ukucinjiramo ikintu cyose. Kandi n'umuntu ugira ubuntu, akaba ari n'umuntu ugira ubumuntu nyine, kubera ko ni umuntu wakira abantu bose uko bameze uko bari. Ndamwifuriza gutera imbere n'ibyiza byose. Ubutumwa wamugenera kuri uyu munsi ni ubuhe? I love her so much. Wow. Ndamukunda byatari, mwifuriza gutera imbere, mwifuriza ibyiza byose. Noneho ndagira ngo nkubaze ikintu kimwe. Ninde wakwambitse ya Hajj? Ya albabu dastarhan bustarhan. Stak dunya nataka akhira. Ubwo ni izina rishyashya. Waryumvise? Ninde wakoze ibi bintu? Nagize gutya ndi yaranje. Ndavuga ndapfundikanye ariko ntambuke. Iyi mode yitwa nunshingeho. Yitwa wajinga njo. Asante sana bro. Shukran.